album ya The Ben yise Plate Love akaba yarayisohoye ku itariki 31 Mutarama 2025 akaba ariyo iyoboye urutonde rwa album zikunzwe mu Rwanda kuri Audiomack. Ku rundi ruhande album nayo ya Bruce Melody yitwa Colorful Generation yasohotse tariki ya 17 Mutarama iri ku mwanya wa kabiri, ikinyuranyo gikomeye cyane hagati y'aba basore bombi uko ari babiri bajya bakunda kugireranwa nyine n'abantu bakunda imiziki yo mu Rwanda aho bajya bakunda gufata Colorful Generation ubu ngubu nibyo barimo ndetse na Plate Love ya The Ben bakazigeranya, ariko bikunda kubaho byo no kugeranya bano bagabo bombi bageze no kutumvikana ho gatoya cyane. Izi ndirimbo za The Ben zirimo iyitwa Nana, Inkuta z'umutima ndetse niyo yise Baby, nizo zisohoye kuri Audiomack. Izi rero ziri gukurikirwa na Beauty on Fire ya Bruce Melody iri ku mwanya wa 4. Ngayo nguko nukuvuga ngo imyanya ingahe yose igera kuri 3 iraza imbere y'uyu mugabo, dore ko ku mwanya wa mbere hari The Ben Plate Love, hakaza ku mwanya wa kabiri Bruce Melody, ku mwanya wa gatatu hari Yampano n'umusore nawe umeze neza cyane, ndetse hakaza ku mwanya wa 4 Kivumbi King kuri album yitwa Ganza, hakaza Zeo Trap kuri album ya 5. Ntago ari uyu mugabo ariko nyine ni album uburyo zigiye zitondetse, ikaba ari yitwa Ntago Anoga. Bushido Bushari uherutse no kubura umubyeyi we, album ye yitwa Full Moon cyangwa se ukwezi kuzuye nayo iri ku mwanya wa 6. Hari iya Kenny Kishot iri ku mwanya wa 7, ikaba ari album yise Intare, ni ku rutonde rwa Audiomack. Ngira ngo rero nuko nguko ibintu bimeze. Indirimbo rero zikunzwe cyane kuri Audiomack mu Rwanda, ku mwanya wa mbere haraza The Ben n'ubundi, ku mwanya wa kabiri n'ubundi ni The Ben, no ku mwanya wa 3 ni The Ben, ku mwanya wa 4 nibwo haza indirimbo ya Bruce Melody yafatanye na Joe Boy yise Beauty on Fire, ni indirimbo imeze neza cyane. Kenny Soul ni indirimbo ye yise Phenomene iza ku mwanya wa 5, ugakurikiraho n'ubundi Bruce Melody yitwa Rosa cyangwa se ngo Roza, ku mwanya wa 7 ku ndirimbo zikunzwe muri Audiomack n'ubundi ni umusore wanyu Yampano. Ku mwanya wa 8 ni Kevin Kade afatanyije na Alikiba yo yise Bebe. Ku mwanya wa 9 ni Shenge ya Juno Kizigenza. Bruce Melody n'ubundi arakomeza kugaruka ni Wallet, indirimbo iri ku mwanya wa 10. Hakaza Dani Nanone aho afatanyije na Kenny Soul ndetse na Shema Tattoo, indirimbo bise Wahala. Hari indi ndirimbo yitwa DJ Pylo, n'indirimbo yitwa Kinkankane yafatanyije na Kivumbi King. Yampano aracyayoboye no musore wanyu ku mwanya wa 13 n'ubundi nawe arahari, indirimbo yise ngo si byanjye. Ku mwanya wa 14 aracyari Yampano, Abarame yakoranye na Green P. Andi makuru nuko umusore wanyu Bruce Melody itaha iwacu niko iwabo bamwise, kuri ubu ngubu arimo kubarizwa muri Nigeria mu bikorwa byo kwamamaza album ye n'ubundi Colorful Generation. Uyu mugabo rero yafasha indege mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 2 Gashyantare 2025. Bruce Melody akaba yabwiye ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyitwa Ukweli Times ko ubu ngubu nyine mu mujyi wa Lagos bazamanikayo ibyapa bya Billboard byamamaza ino album y'uyu mugabo Colorful Generation, kugira ngo buri wese amenye iyo album na nyirayo. Biteganijwe ko azamara icyumweru n'igice muri Nigeria, nyuma akerekeza mu bindi bihugu birimo South Africa na Kenya. Bruce Melody rero yerekeje muri Nigeria mu gihe indirimbo Beauty on Fire yakoranye n'umunya Nigeria Joe Boy
bikomeje guca ibintu muri iki gihugu. Ni ukuvuga nyine yuko muri Nigeria iyi ndirimbo imeze neza cyane. Iyi ndirimbo rero ikomeje gucurangwa cyane ku maradiyo yo muri iki gihugu, aho iza imbere kuzirimo Cool FM ni radio ya Nigeria, Radio Jili 106.5 FM, Sound City Radio, The Beat 99.9 FM, UFM n'izindi radio zibarizwa hariya. Yes, ikindi wamenya nuko The Ben, Bwiza, Bushari bitwaye neza mu bihembo bya Karsimbi. Wizkid na Burna Boy bararitse abanyaburayi, ngayo nguko abana bagabo se nabagiye gutaramira hariya i Burayi. Abahanzi babiri bakomeye muri Nigeria rero, Wizkid na Burna Boy bateguje ibitaramo bizazenguruka ibihugu bitandukanye ku mugabane w'i Burayi. Wizkid akaba afite ibitaramo mu bihugu bitatu, ari ibyo Ubufaransa, Ubuholandi ndetse n'Ubudage. Ku ikubitiro azahera i Velodrome Arena yakira abantu ibihumbi 12 tariki ya 21 Gicurasi 2025 mu Budage, naho tariki ya 23 Gicurasi azataramira Rotterdam mu Buholandi mu nyubako ya LTM Stage. Uyu musore azaba amurika album aheruka gushyira hanze yise Molayo, azasoreza mu Bufaransa tariki 25 Gicurasi muri Encore Arena ijyamo ibihumbi 20. Burna Boy rero nawe yararitse abanyaburayi. Ku rundi ruhande Burna Boy nawe rero azakora ibitaramo mu bihugu bitatu birimo Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage, aho tariki 18 Mata 2028 Burna Boy azaba ari gutaramira muri Stade de France mu Bufaransa ijyamo abantu ibihumbi 80 byose. Uyu mugaza leta rero akomeza yerekeze mu Bwongereza tariki ya 23 Mata 2025 mu nyubako ya Coop Arena yakira abantu ibihumbi 200 ngayo nyumvira nawe. Burna Boy rero nawe azahita akomereza mu Budage, aho azakorera ibitaramo bibiri. Icyambere kizaba ku itariki 5 Nyakanga i Berlin muri Waldborn Arena yakira 22, ni mu gihe azasoreza mu mujyi wa Mönchengladbach mu nyubako ya Sparkassen Park Arena yakira abantu 21. Ni ukuvuga yuko n'ubundi Burna Boy ngo azatangira bino bitaramo yarasohoye album yise No Sign of Weakness, cyangwa se nta kintu cyo gucika intege, yari gusohoka umwaka washize ariko ntisohoka. Ngushime cyane marakomeza kubana nawe. Shalom.